hanyuma MC Tino nawe namukwegereje uyu munsi kugira ngo tuze kuba dutera nawe stories zigiye zitandukanye. Reka kwanza banze numve ko ari kunyumva neza cyane. Tino waba uri kutwumva neza cyane brother? Yeah man, wagwan Rasta. Wagwan cool papa. How doing? Good bro. What's up? What's cooking bro? Oh, so fine, so cool to me. Neza byatari niki. Yeah man. Iyo ngiyo kejeri bumeze mute? Imvura. Imvura yakashije umurego kabisa. Imvura ni hatari. Yatashye. Twebwe hano Huye hari ikintu kimeze nk'ikibeho ikibunda cyadanjeje ariko nta kavura cyatonyanze wa. Hano imvura ni nyinshi kabisa. Nukuza kuba marimbeho nujya kuri za mike niki. Bana nobundi no gutitiza imvura ikiruka. No gutitiza. Nobody's business, yeah? Yeah man. All right, hayo tugahe ikaze mu kiganiro The Big Friday Live akura dikize mu karere ka Huye. Asante sana. Yeah, uri kuyumva gute right now kuba ugiye kuganiriza abanyehuye muri rusange n'abanyarwanda ari kutwumva hirya no hino? Uvuze? Nabwo ati uri kuyumva gute right now kuba ugiye kuganiriza abanyehuye n'abanyarwanda muri rusange? Abizi Huye no umujyi wa mbere. Nyuma ya Kigali, n'abantu wa kabiri. Yo kabiri ya. Bari wishimye. No wa mbere rero bako wa kabiri nyuma ya Kigali ariko bani Huye ni fresh. Ego. Since day one kuva kera urumva imyidagaduro yahereye Huye. Okay. You know abanyamakuru bose bakomeye biza Huye. Okay. Abahanzi benshi Huye, mu cyarabo hose kabisa. So ganiriza abanyahuye za Nyamagabe bose mugira hose za Muhanga, Ruhango, Nyanza, mu Gikari hose kabisa fresh. Hose. Neza cyane kabisa. Yeah. Hanyuma uri umwe mu presenter ukongera ukaba n'umu MC at the same time ukongera ukaba n'umuhanzi muri rusange ya bino bintu kubikora navuga ko ni ibintu bisaba ubwitange kuri wowe ubasha kubimanaginga gute muri rusange? Buri muntu afite uburyo akora ibintu bye. Icyambere Imana yitanze ntabwo itanga akantu kamwe. Imana itanga ibintu tara nyinshi cyane. Buri muntu afite tara zirenga 5. Ari umuntu ufite tara yo kurya ariko nabimenye. Bate marigwe babuze umuntu bahangana ariko abantu muri bahango bazi kurya. So jena Shimana yamaye tara nyinshi, no MC, DJ, part-time comedian, musician, presenter, marketeer. Oh my God. Avantage mfite byose nibijya bihurirana. Ego ku kazi mfite amasaha yaho ku radio saa 9 saa 1. Okay. Hanyuma ku gatanu nkora saa 1 z'ijoro kugeza saa 7 za mu gitondo. Okay. Hanyuma music ni gahunda papito yambwe wenda ku cyumweru turakora. Okay. Cyangwa samedi nimugoroba urumva yuko ngomba kujya muri studio gukora music. Ubuhe musibwo maze umwaka kubera coronavirus ubwo bwarahagaze arova. Nubwo online warabubuze. Nubwo online akoze wanatungaye. Ata amafaranga bari make mwa. Abari make birubi. Umusaza arakubwira ati uransaba miliyoni afana ufite imbere yawe. Ni hatari kweli. Niwangu no corona yagiye ikora mu mpande zose. Ceceka petit forma ya corona iragatsindwa niyo. Iragatsindwa wala. Ntabwo biba byoroshye. Hanyuma utubwiye ko ufite talent nyinshi cyane. None se umuntu akubwiye ati ni yihe warekana nayo ugakomeza izindi ni yihe wahita uhagarika muri izo ufite? Talent zose ziruzuzanya. Radio ni ikintu nkunda cyane no. Okay. Radio ni yabaho nta muziki. Niyo mpamvu nkora umuziki. Uwo muziki nawo ni wabaho abanzi badafite concert niyo mpamvu nkora ubu MC kugira ngo mbagere. Ubu MC ni bwabaho aba DJ batari muri club niyo mpamvu ndijya. Aba DJ ni bagira iki nta nzoga zari niyo mpamvu sereva. Urumva so ni bimwe. Nubango bose agenda hagongana somehow yeah. Hagongana buriya imwe yuzuza indi gutyo. Oh yeah. Yamambu yukuye mwimwe zindi zirababara agase bite. Ni kwa kundi umunyarwanda yavuze ngo
ngo ukuyeho ishiga ry'inyuma ngo ntitwarye niba ariko bajya bahuca uwo mugani none se inkono yahita imeneka itigwa byose ni hatari ya hanyuma muri izo talenti zose ufite ubona ari iyihe abantu ubakunda cyangwa se ari hehe uba ufite fan base nini cyane iya mbere ni radio presenting kuko buriya reba uri kuvugira Huye urumva man ariko Muhanga bari kukumva neza cyane ariko iyo uri Musinga Huye mu Ruhango ntibaba bazi ibintu urimo Jema ngomba kubabwa point ndimo bagira poezi umvikana ariko nibyo kabisa ntabwo meze nk'abahanzi barya indimengo rabona abana tubona iki twabonye kera rero sobanurira abantu bamenye nukurasa ku ngingo kabisa so radio nabesha abanyahuye n'abanyarwanda muri rusange ngunda radio presenting cause like it is the stress killer kabisa ndi kuri radio namba nishimye ibibazo mbishira hasi kabisa and I enjoy it kabisa by the way no ya kabiri ni music cause we twakoze umuziki kuva kera nakunda abahanzi nyarwanda bamwe mbafasha n'abandi then MC nkaze ya gatatu izindi ni dogo neza cyane by the way hari umwe mu bafanzi bawe yigeze kunyandikira ambwira ngo yitwa Mugeni Oriane guturuka iyo ngiyo za Bugesera ni umuntu ukunda kumva cyane yigeze kumbwira ati nuramuka uganiriye na Tino uze kumubwira ati nkunda vibes bari kuri mic you know what it is you know Mugeni neza kabisa yitwa Mugeni Ariane uri no message aza kumugiraho cyangwa se anabyumvise Mugeni Ariane ari kutwumva neza cyane Mugeni Ariane man Joy Kenziza man keep it real bro kabisa anyway reka noneho twinjire gato muri music yawe hari indirimbo zigiye zitandukanye ziri out by the way hari nk'indirimbo mu kanya gato twanakwakiriyemo yitwa Titiza twari imaze iminsi yego hanyuma hari indi yitwa Ndaje wakoranye na ndetse niyo bita Uranzi man nizo ziheruka muri rusange reka tubanze duhere kuri iyi ngiyi Ndaje ni indirimbo isa nkaho ari gushimira Imana n'ibindi nk'ibyo uyu munsi kawa se kino koko byagenze bite ko yaje mu mwuka none bimeze bite iyi idea yiduheho gatoya iyi ngiyi yitwa Ndaje ni indirimbo ya Niorik Niyari kugira ngo muramuzi kera cyane akora zana urutoki n'izindi so Niorik yakiriye agakiza ubu ni umurokore n'umwana w'umukristo rero nagiye muri studio nsanga bari gukora iyo gospel no nicera iminota mike kwa kundi vibe numva indirimbo ukuntu imeze numva nanjye ari ikintu narakorera Imana mu by'ukuri usiye kujya gusenga ngo gutanga amaturo ahubwo se mbwira niyo wamaye makavasi cyangwa ngo kubite intro gusa ariko nanjye ngiye mu ngaho ndumva muka wera nkurura arumva no ngubita intro you know God is good all the time and all the time God is good. You're Cantino on this one heavy. Let's praise the Lord Almighty kabisa no ngubisa ko kantu barakomeza aririmba iyo ni nyina ko yarafite mu fasi ebyiri hamwe ko tineka nkure mu fasi imwe naho kubitemo niyo mpamvu akubita vasi ya mbere nkakubita ya kabiri na outro n'ibiki and we thank God biriya byo dukora byose bigomba kuba Imana neza cyane uri kuri mikoro z'iyo radio because God yakwemereye kubyuka kabisa ariko twirengagiza ibintu tukegera abantu ariko kuri tuba tukuze kuri umuntu abakuze ariko umuntu akirengagiza so I thank God for the favor neza cyane kabisa Imana kububa umuntu yamaye favor umutima byose kabisa neza cyane so indirimbo ndanayikunda cyane muri telefone yagira mu ndirimbo igaruka cyane byiza cyane kabisa navuga ko uri umwe mu ba artists navuga ko n'abahanzi benshi bakunda ngo ukuntu bakorera introduction mu ndirimbo zabo like no way sigeze kubigarukaho n'iki ibintu byiza cyane hanyuma iyi ndirimbo noneho wise Uranzi why kuki Uranzi iyo Uranzi yakozwe na Papito my producer my manager koze 2020 mu kwa
mu kwa munani mu kwa cyenda gutyo muri corona turi muri corona okay turi muri corona urumva ni mu kwa karindwi I think okay arumva so uranzi ni indirimbo natuye abantu bakundana buriya niba ukunda umuntu ugomba kumenya ibyo yanga ibyo akunda ukamenya ibimurakaza ibimushimisha ukamenya utuntu n'utuntu neza cyane apana kubesha yakuza ubundi sheri harya nkundike ngo shanajyo usi umukunda niyo mpamvu nkubwira ni uranzi nanumwe wamenya ukuntu si urumva yeah so na wundi wamenya ukuntu uzi uranzi kubutakambira you know it's a love song bad man shata yeah none kubijyanye na relationship bundi bisubiri reka mbite nagakomoza bihagaze bite kuri Tino aka kubijyanye na relationship right now the free agent right now I'm a free agent man. Uri free agent? Arikari cyane muri miss uri gutereka jisho ukavuga ati karabaye. Apana sinyandereta ngewe. Ndakureba ikishisho kaduvuga umusore cyayango. Buraga bugize yudafite amafaranga. Uguma kushaka mayeri abantu reba mukobwa kavuga oh my goodness yudafite amafaranga udafite bya mirenge ntabwo bo kuza umuntu cyenyeje abakobwa bakunda umuntu wiyaminiya cyane cyane bundi kiri biva ariko kuba muri bank afite envelope y'amafaranga ndamureba ndi bebe zavuga nka uko mtumbaya sana anyway hanyuma harakanu nagira ngo playing ahangaha sinzi ko kari budukundire nakantu kigeze kuba kagarukaho kuri BGC by the way n'umusore uramuzi BGC BGC mu photograph no mu photograph yari umuyehuye biza kurangira ducitse ayigira muri Kigali muri haragafungo is my good friend is like my young brother neza cyane anyway nakano ngiye guplaying ahanga nuko mbona katari kunkunda ariko by the way kagiye gacecekana kuri social media niki icyo gihe yari ari hano ihuye then tuza kumubazaho kubera ko abenshi bajyaga bavuga ko hari ukuntu mujya gusa hanyuma aza kuvuga ko ngo ababyeyi bombi ngo batandukanye then twari turi kumwe na Bulldog noneho Bulldog aravuga ati ngo bashobora kuba ababyeyi batandukanye ngariko MC Tino akaba yarakuriye muri Uganda ngo niyo mpamvu bumva na accent zitandukanye so byari mu buryo bwa joke muri rusange n'iki ariko ukugusa kwawe na BGC nugusa tubisanzwe cyangwa se hari akantu by'ukuri kibanga Tino Uriya BGC you know like nimwene wacu ariko not like blood not like blood you know is my young cousin like direct gawe nyarwanda kwa ntabwo tuvukana ngo mama na papa man ariko mu family tu ariko ndanamushimira mani yihagazeho nk'umwana yatangiye fotora abikunda kuva kera kugeza amaginga akabafotora muri za arena mura nawe bwati Danfrey bana mu event akomeye cyane so ngo bigomba kutubera isomo icyo ushaka ugomba kugiharanira kabisa I never give up Imana yanga n'abantu bacika intege man you know ongeze gutya kubera uri umuhanzi wenda Elsehu cyangwa se nawe yaze gukina indirimbo yawe usiye mukavumo wanze kujya muri studio man work until bazaguhamagara nguzana iyo ndirimbo man you know so tugomba kwigira ku bantu bagiye banga gucika intege bakagira ahantu hashimishije neza cyane there's no shortcut to success there's no shortcut kubukira na shortcut na nzira nguvuga ngenda cyane mutengere kubukiro kandi gukira na formulaire bigira kabisa no bazakubeshya urabona ngo ni formula wowe ugomba guhasolinga ukora uvuga uti wihe intego kabisa kandi nanone ibintu byo myaka intego wihe intego uri bugereho ariko umuntu arahongwe ne intego mu mwaka umwe ndaba mfite task yukure wowe na motero ufite ngura itaje so cyo tuvugisha kuri wihe intego ushobora kugeraho nibyo kabisa hanyuma Tino wenda turi kugenda tunagana ku musozo kugira ngo wenda tunakuri bero bashe kuba wanakomeza n'izindi staff wenda warugiye kuba wajyamo n'iki nibihe bikorwa noneho uri guteganyiriza abanyarwanda muri rusange bijyanye na music
Over bro. Guys, genda shakubabwira, like umwaka ushize ntabwo nakoze cyane. Yego. Bitewe n'amikoro make, like amafaranga yaragabanutse. Okay. Usanga like Papito niwe manager wanjye kandi amafaranga kenshi twayakuraga, like mu biraka n'ibiki. Na endorsement z'amakampani namwe. Yego. Urumva? So umwaka ushize niyo mpamvu abantu batambonye cyane. Urumva? Yego. So ndavuga ni deka 2021. Okay. Dukore kuko umwaka ushize nasohoye thing ariko nakoze no collabo Knowless mukubira introduction ya Mr Player kabisa ira collabora hitinze bya cyane nakoze ma turirimba aho ngaho Iranzi ya titiza nayo niyo umwaka ushize. Okay. Izindi twanga kuzisohora na Puppet namubwira rero. Okay. Reka tubireke reka zigume hano no 2021 dusohora imizigo byibuze nisha dusohora indi mu nkeshe shata ko zifite na video za daje. Okay. Ngo mfite indirimbo yitwa Mama Sita. Okay. Ari nindi zasohoka mbere ya Mama Sita ndi kubona Syntax. Gabiro, Escapado, and Babu Tight. Yitwa Bossman. Ya daje. No Mama Sita disohoka. Musete mwibagira indirimbo zose mwigeze kumva nga mu Rwanda. Even uvuga ngo urabona oya ugomba kwiskuri. Okay. Mama Sita International Latin Español te quiero Mama Sita mama. Si señoritas. Señorita Mama Sita. Ni achari. Uzadutwika koko. Ubagasha kubyaka yewe. Corona de fasive mu nzire yokanyago yokagira inoze. Ako ngaho rebe indirimbo abahanzi nyarwanda bakoze. Okay. Abantu bakaba nasho barabona zira Bruce Melody zaba batwike za Samo y'abandi bose rebe. Yeah, twamisinze ibintu byinshi. Festival za namagare banyonge turebe Hey man, show cyane. By the way, reka nanjye bitafata uyu mwanya nanagushimire byatari ubwo mise nsubira inyuma gato ya 2019. Aragakorwa wankoreye wa munsi wa Deep Platinum zazize Kigali. Kara kantu reka na appreciating cyane kuko nanjye kamvangiye umuti cyane hano Huye by the way. Urakibutse? Turi Serena Serena turi Serena hari muri press conference ya Deep Platinum. Yeah, Platinums. Yari yaje mu New Watch Music Festival final. Yeah, I remember man. Wise wibuka? Yeah, you welcome young bro man. Like thank you. Ibintu byose bakubera Imana. Yeah, kubera Imana papa. Kuko hari abajama benshi. You see. Ariko it was your day man to shine. Yeah, kabisa. Hari abanyamakuru benshi. Kabisa. Kandi buri muntu ari kumbwira ati nomba barera Mike, you see. Yeah, Mama Mike ariko ndavuga kureba navuga semana ni umupeti wavuye Huye asubireyo ikibazo kitumvikanye wallahi so njewe meriza agaciro umuntu nkawe uturuka Huye kurusha umuntu uvuye Nyamirambo man ni najye munyehuye wari uhari ngenyine none ngaho reba ayo Nyamirambo sanga babaze ibintu ngo okay that man ibintu ariko wabaje ikibazo cyari kiza na Diamond yaragushimye yibuka kabisa aravuga asanteni sana njo tuchukue picture kabisa you see waravanze ubundi umunsi waje Huye nshaka kuza kujyana somewhere ahantu hari guhitinga wino minsi man corona rekive mu ndashaka urumva man ndashaka ariko ndashaka kuzaza Huye kabisa aho ngaho twicare turye nkoko twishimire ibyo twagezeho kabisa papa man enjoying your life to enjoying life is short. Okay, asante sana hanyuma mu ndirimbo mfitanga playlist vuba ngufitiye ndaje twari tumaze kuyumva ngufitiye Uranzi hari n'indi ndirimbo yakunzwe cyane wisengewe nawe na Titiza ni gihe ndirimbo twasozerezaho hanyuma twahita tuyiplaying away now bakubite njyewe nawe mona njyewe nawe bakubite reggae vibe. It's Friday bro. It's a Friday papa. Man. Papa hanyuma reka gushimire sana kuri time. Asante Petit Frere, happy new year bro. Thank you and you too papa. MC, me come again.